ese nka yije kicara hagati y'abantu bavana ko ufite nyine ndekura ufataho Zouzu ni biki ego mungu ndabana ari feri yabo ese ndi ninde ugwamagaye ako buriya kubushiza birukanse kugira ngo bari bakurishije imbwa none nago akurumva nago yabujikana byabaho muzo ubona ngene ninzanye n'impano n'ikimenyemenye ariko shaka cyo kubona se ibiki imitsinda yiwa nzanya hangane ndike soni imbere ndekura Shagu Kishwa niki ubu ntabwo nyibuka ntabwo tekereza neza nitegereza ndeze look at me umusore narinje kureba wa mukobwa wawe ngo ni Zouzu twareganye ku kigo cy'hararuguru twicana no kunabishuri ariko sha niba utantiye mu maso ntabwo ari wowe wigeze usanga ku kabari mukazana ibintu ese bura bikubitaga imbere yanyu ngo bitagenda bite aha data umusore ntabwo ari giye imitima itana gugwa bw'intare mumize passe pangirese umwana umwesha amazi amandazi igewe ni wowe imitima itana gugwa bw'intare vuga wigiye hirya shaka waje kurwana hanga kira boss ako bura mufite n'amakuru ashyushye araburetse mufite amakuru ashyushye kuri uwo mukobwa bita Zouzu ariko buri Oya Uwera Alice Divine abo bose nabona agiye ngibicu ariko akaginga nkakariya ka fite amakuru se yaheho ko wagira ngo uri n'igisazi ako bura boss ngiye nguriye n'akantu nkaba nanjye nisomera akantu kagurirwa imbago kagurirwa n'ibimbaho wankendewe nyine Zouzu nyine kabisi hako disi do udusatsi mana we udutwi uduherena utumugisi nya y'ibitawe refuge kuyati maze no wagira hano mu nda zero wagira kuri tuno tuntu Yesu we ibintu bitata ariko santire ntabwo ufite ikibazo kandi reka mubwire we umva doze bafashe uzigabanye hano umwanya nesheje gusa sawa rero ubwo wemeye ko dukorana je nitwa komisiyoneri monetize diru nagiyemo irakunda neza cyane unaha abaranzi so rero ubwo reka ngende turaza kuvugana ukomeze umuhamagare nanjye ndaza kumuvugisha numve ko mufatisha ibindi ni kuri phone sawa Ndi komisiyoneri ese ne tuse urasa ateka mutwe bashaka kutwiba